Beyonce. Bio. Bio. Ariko ubwo ntabwo uba ufite. Ntabwo uba ufite. Oya. Ijya ubagire kuri telefone nta kandi kazi ugira. Ibyo nakubwiye gukora kuki utabikoze. Beriza ni telefone. Ntabwo nzongera. Umva na kintu wambwira ahubwo buretse. Yes, hello. Oya, komisiyoni rwose wikwigora. Iyo nzu nshakamo $80,000,000. Ibyangombwa birahari, nta kibazo na kimwe gihari. Ahubwo abo bakiriya nimba bafite gahunda. Uyu munsi turi kwa gatatu bitarenze kwa gatanu. Azabe bayishyuye. Nibatinda nzaba nayitanze. Oya rwose. Ahubwo 80 ni makeya. Ego. Sawa. Nanzo ngombe nyitange. Kuko ninze naba mponje. Teta agomba kuzabimenya byararangiye. Nurawe ntabwo baniye n'undi ntabyazi. Papa we n'ubundi arashaje. Ntabwo yabimenya. Wese ko mbyutse karugiye benye. Sisi nafite gahunda mu kanya n'umushuti wanjye. Ngiye kujyayo hakiri kare kugira ngo nabitire. Muri iki gitondo? Uwo mushuti wawe ni nde? Ni umushuti twaburiye kuri gahunda. Bakubwiye ngo nimutangiye kunanira kwiga. Sisi ahita ngaruka n'umwanya muto. Subira kuryama. Iki gitondo? Ubwo se wabuze ibyo ukora ku buryo ubyuka ujya kureba mu nshuti zawe? Bose ko batazana mu gitondo. Genda urebe ibyo ukora cyangwa se usubire kuryama. Ahantu uri bujye mu kino gitondo. Ko muntesha umutwe gusa. Mvuze ngo iki subira kuryama? Shaka ibyo ukora. Ntabwo mvishe. Wamaze kuntesha umutwe gusa. Unagira no mu kazi. Bwenge!
Bwenge ari hehera. Bari hano. Joro ko nigeze mubona yaba yigeze atari no joro. Joro. Nyuma joro ndumva nawe nabonye kabisa. Aho inyuma hari ariko ndumva joro wapi. Yaba yigeze atari. Birashoboka. Okay. Nacyo igende ndazikurikirana. Sezo, biba bisoye kwenye wani. Sikwa byutse imbeho tavuga. Undi nabari kuzaramba ikoti. Sikunetse kuranye. Situva gifite ibitotsi ariko imvura nayo. Ibitotsi byo mane na iby'abantu bose uziko bibe by'imvura nyata. Habyutse imbeho tavuga ni imbeho none. Ntabwo ngira. Natwe twese ahubwo n'abandi ndakeka niyo mpamvu uteyemo agasuti se umunsi n'uwo wabaye manajeri wuzuye oya subizi sigewe ariko uretse ko nakunda kwikomplika ariko ibintu byose numva yuko ariko ubundi mbamara agashati ariko kawe ariko n'agakote nako ni fresh nabyo urakoze cyane ariko part of that kandi ndi rushaka dukina yes kandi ndi ibisiri imeze neza cyane ohora n'utuntu tw'utudiru bwambwira nabi zuma koza we nawe naje Basimba wari. ako sifu uretse kwaka imbabazi buri munsi urukererwa kubera Umwana amaze mwiza arwaye rwose mbahera ntawe usongera. bigatuma ukora n'akazi nabi Kubera stress nyinshi aho n'umwana arwaye nawe urumva ntabwo utuje. ni ukuvuga ngo akazi n'umwana uza kwakana akazi umwana yari arimo Oya. Basimba wari ntabwo usongera. aha umva rero ukamubwira niyo mahirwe yamuhaye byo guhora buri gihe umutekereza reba mu minsi ishize ukuntu byagenze uyu munsi niko niyo mahirwe yamuhaye urumva neza ibi ngibi by'ikirere by'ibikinaho hano mu kazi ugomba kuba bihari Mbabara n'ukido ntabwo bizongera byongera gasuzanyiruka ndakwiyereza. okay sawa wajya mu kazi yaje nakubwira sifa agira amafuti menshi nawe ariko buriya abamenye ibibazo ntabwo byabura ntari yarafashe muri moto reka agere mu kazi mubwira gahunda rero ya diri ushaka iyo diri isaba gutaza ntuzigire neza abantu ako ni diri serious na kuri esi igenda ndi manager wawe kandi ugomba kumbwira igitekerezo nkacyumva ntangiza tugakomeza sibyo diri uko rimeze rero urabona nyine n'ubundi hano muri kampani sibyo amafaranga tubona nta hantu yazatugeza sibyo ntaho nawe guteza imbere ba bosi ko aragenda akigira kuri konti za ba bosi gusa twebwe tukabona nyine amwe gukoresha ibintu bisanzwe mu rugo n'undi usanga nta n'igihumbi serivingi byose wayakonsoma sibyo so naje kugira ka idea Ubundi sister wiwe nk'ubu ngubu ureba arimo kumpamagara gusa ndamubwira iki ko banyifamisha umutwe. Mama we gusa ndamubwira iki koko ntawe ari kuguma ahamagara cyane. Nkawe uri gukora iki hano n'ukora akazi? Bene ko mbona ufite umutima mubi byagenze bite? Ibyo se birakureba. Hano niho ukorera akazi. Habije bikureba. Umunwa wandyaga.
nta kibazo ufite se naba nyifite se kureba ari baba ibyo bibazo ari hatari abana ntazi kanigera ndavuze ngo mva imbere kanigera mva imbere rekera kuntera isisemu Adil nakubwira sifa cyama agira amafuti menshi nawe ariko buriya abamenye ibibazo ntabwo byabura ntari yarakashije muri moto reka agere mu kazi mubwira gahunda rero iyo diri ushaka ndetse iyo diri isaba ngo ntuzigire neza abantu ako ni diri serious na kuri si igende ndi manager wawe kandi ugomba kumbwira igitekerezo nkacyumva ntangiza tugakomeza sibyo diri uko rimeze rero urabona nyine n'ubundi hano muri kampani sibyo amafaranga tubona nta hantu yazatugeza sibyo ntaho nawe guteza imbere ba bosi ko aragenda akibwira kuri konti za ba bosi gusa twebwe tukabona nyine amwe gukoresha ibintu bisanzwe mu rugo n'undi usanga nta n'igihumbi sevingi byose wayakonsoma sibyo so naje kugira ka idea sibyo ibintu uko numva uri kubinyuza ahantu kure inyanza manageri amafaranga arakiriwe sibyo niyo mpamvu nyine na sifa aragushyigikira ndetse utakigikira ukeneye amafaranga n'ukuri dira ukuntu ihagaze ni gutya nshaka ko tujya dukodesha imashini za kampani iki kodesha imashini za kampani repi tujye dukodesha imashini za kampani ntabwo ari ibintu big deal ntabwo bigoranye igihe nta kazi kenshi dufite dusa dutanga imashini batuhiza amafaranga twumvisha cyiza si uko dukora akazi neza mani ibaze ko n'umuntu twapanze iyo diri ubona ari kumumagara repi wowe bitekerezeho kamubwira uretse ko bitanakunda ntibyashoboka pe kitakunda n'iki ako JP ibuka uza kwaka akazi hano sibyo wazaga waje uvuga yuko igihe icyo gihe nari mari waje uvuga yuko umutungo wose wa kampani uzawucunga neza kandi nta na rimwe uzigira uva muri kampani none tujye tuzikodesha bazakoreramo hano se urumva uzazisohora muri kampani uzijyane kuri tere ubu urabona sibyo urabona njye nagiye kuri teri nta mashini ndi bukenere sibyo agenda ajyanye imashini nkazitanga zikagenda zikajya gukora akazi sibyo ariko uzi amafaranga arimo ukuntu angana ntabwo byakunda pe njye ntabwo mbiri mu mama nta kintu kigoye kinini sibyo kuba nta kazi gahari kenshi tugatanga imashini zikagenda zikajya gukorera amafaranga basi noneho uzabikireho byose uzabikireho njye bingiyeho ko JP umuvandimwe wawe ubizi njyewe ntabwo wifuriza nabi ntabwo nshaka ko bagufunga sibyo nurabona sifa nubwo yo kugushyigikira bagufasha nzi ko kari we waba uwa mbere kuba ari undi muvandimwe wawe niyo mpamvu ucagiye ngo unabone n'ahantu hava income nyinshi kugira ngo unatere imbere ntabwo ushaka gutera imbere emera wawe musa si dido se bite hakuwe na sifa mufitanye gahunda ndabona ayavuga sifa we afite umutwe ufunguye kuko ashaka gukora amafaranga yes ahubwo we ntabwo nzi icyo JP rega njyewe mba ndi hano nk'umuyobozi wanyu ntabwo mba nshaka ikintu cyabanza wekere mu byo muri ibyo wanyu that's why gusa mani bizajyaho sibyo ndakeka ufite ibyo wabyemeye send word bro oya ntabwo nari nabyemera mani niba ari kampani ako JP wari waburana na kampani mani uzi ko mwawe nyine tekereza nk'inzovu ihagararanye
mu rushishi bagiye mu kurwana ni nk'uko waba uhagaze uri kuburana na kampani iyaba warubuze amafaranga ari muri ibi bintu ndabyumva amafaranga yarimo ako je kwibuka ko ibintu by'amanyanga bibamo amafaranga kandi hano uri kwihemberwa ijana mvuze nkubwiye iryamira neza mu nibyo nakubwiye iryo jana sibyo kodesha benzo 80 makumyabiri nayaryamo transport airtime kanambara ari sho inzu ya 80 ya kandi ubwo ngaho nyanza uvuga ngo iniga yanitsuye ntabwo nahereza karibu ahubwo ati dusokera ahantu kuko ngo arimo shajenge muve muri deliberations zuno wabyemera sibro uramuri shajenge twikorera amafaranga nakomeje kugura Sundo mareka nkubaza. Data ninde ko ndambiwe kubaho namuzi. My darling, ibyo bintu ukomeje kubimbaza, gukomeza kubimbaza kandi igihe kitaragera cyo kubikubwira. Sibyo? Ndi mama wawe ndagukunda cyane. Come here. Ndakubwira igihe sibyo? Ndagukunda. Bakira telefone yawe ariko ntizongere kukurangaza. Nuko gatanu nzakuzanira iyindi. Sibyo? Love you. Ahubwo nk'akantu k'umukozi ukatekerezeho imirimo y'ano mu rugo. Utinya akazi wowe? Okay, ndaza kubireba. Urakoze. Asundi ma kankubazi ubundi kuki ababana n'ubumuga badakunda kubona amahirwe yo kubona akazi? Kubera icyo umaje icyo kibazo Sashiriya. Rero buriya sho impamvu abantu baba bumva ko batakora ikintu umuntu ubona cyangwa ufite ingingo zose nzima atabikora. Ariko muri rusange nta kintu na kimwe atakora ahubwo bipfira mu myumvire. Muri rusange muri societe hari abantu batekereza ko batagira ikintu bakora ariko icyo bakora nabo bagikora. Ahubwo se ntaragenda nora akaderuka kuza kudusura yabaye iki? Nawe ibibazo byawe umbaza ibibazo byinshi pe. Uretse